mumeze mute guys, ntugiye kubahereza ikaze nabashimira abantu mumaze gukora subscribe n'iby'igikundiro mwarakoze cyane. Uyu munsi rero tugarutse mu kindi kiganiro n'abanyempano bakomeye cyane. Natinze rero turi kumwe n'umukobwa mwiza ufite impano idasanzwe, ntabwo ndi bubatindire, reka atwibwire ubundi dutangire ikiganiro. Murakaza neza mukuri yanyu. Ndabona mumeze neza cyane, Imana yagize icyubahiro. Abadukurikiye nitwa bande? Turi kumwe n'umukobwa witwa Lexanne, umunyampundu. Nk'uko mubibona umukobwa mwiza, uko bivuga ugaseka nta kibazo. Umukobwa mwiza uhesha Imana icyubahiro. Abakunzi bacu rero, njye nitwa Peter Press, mbaye ikaze muri kino kiganiro. Lexanne, abantu kugira bakumenye neza byimbitse, usibye izina Lexanne, ikindi kintu abantu wabwira abantu kugira bakumenye ni ivuge wibwire nyine abadukurikiye. Lexanne ni muntu ki, yakora iki, amakuru wumva y'ingenzi wasangiza abadukurikiye. Wow, fashion designer. Welcome Lexanne. Nko mubibona Lexanne afite ni kariyeri ye cyangwa se umwuga we, ni umu fashion designer cyangwa se akora ibijyanye n'imideri. Nkuko muri kubibona wenda muri background dufite amasakoshi, amasakoshi. Wow, Lexanne rero n'uyu nguyu, nkuko nagiye mbibabwira rero tutumira abanyempano batandukanye, tubereke ibikorwa bagezeho, ibyiza bamaze kugeraho, impano bafite. Mu gihe nawe waba ufite iyo mpano cyangwa se ukeneye icyo kintu ukaba wamugana akagufasha. Lexanne rero afite impano ihambaye, akora amasakoshi akora nkuko muraza kugenda mubibona muri background. Afite brand n'ubundi n'izina rye ni Lexanne. Amasakoshi meza cyane rero, wowe umukobwa w'umusirimu ushaka isakoshi nziza cyane, ndagushishikariza gukoresha brand ya Lexanne. Dukomeje rero Lexanne, ni ibintu bitangaje kubona umwana w'umukobwa ukiri mutoya ufite impano nk'iyi, biratangaje mu by'ukuri. So nagira ngo utuganire muri make, impano yaje ite, wabyigiye hehe, ese byagenze bite muri make, urugendo kugira ngo uyu munsi uba ugeze kuri level yo ko wakora isakoshi n'izi ngizi nziza cyane ziri ku rwego mpuzamahanga. Urwo rugendo mu by'ukuri duciye muri make byagenze bite? Ubundi nakuze nkunda ibyo kudoda, kuranya inzozi z'uko nzagira nkajya mpaga imyenda hanyuma maze kwegera hejuru gutekereza ikintu nakora muri wa mwuga wo kudoda imyenda kugira ngo uzane amasakoshi. Isakoshi ikintu cyose umuntu agiye gukora ni uko aba afite ibintu runaka. Ubona afite akayide
gerageza kuba amasakoshi ntibaza se hano ntabwo akora gute Nagakora nte. agenda gute yifashisha bityo urabizi ko kuri byo habaho Wow, byiza cyane. Lexanne, nagize amatsiko yo ndibaza nti ese igitekerezo nk'iki ngiki cyo kuba wavuga ngo ngiye gukora amasakoshi, igitekerezo nk'iki ubundi ntabwo ari buri wese wabitekereza. Ibyo so byaturutse hehe? Ese ababyeyi bakoraga wenda bari abadozi cyangwa se muri famiye harimo umuntu w'umudozi wenda waba barakuyeho iyo inspiration? muri famiye yacu nta muntu udoda, mama ntadoda na papa ntiyadodaga. Njye nakuze gusa mbona abantu bakoze imyenda mishyashya ko akunda fashion design bakora imyenda itangaje, nkumva ndabikunze, nkumva nanjye nshaka kuzamwigana nkakora ibintu nk'ibyo, nkura mbikunda gutyo. Ariko ngeze ku gihe cyo kujya gushyira mu bikorwa cya kintu nkunda, nabanje no gutekereza nti se wakora atelier nkadoda, nkajya nshaka n'amasoko no ku ishuri bakandodeshaho uniforme, numva ntabwo biri kuza. Yego. Hanyuma mpitamo gukora amasakoshi, nkajya ndeba isakoshi nkibaza nese ubu nayikora gute, nkashaka amayide ku YouTube ku materials. Yego, nuko byaje. Wow, byiza cyane. Umuntu abonye igitekerezo cyangwa se level ugezeho yo kuba wakora amasakoshi nk'aya ngaya, atekereza ko wenda ni umwana wabikuye ku babyeyi cyangwa se hari umufamiliye yabikuyeho, ariko biratangaje kuba ari igitekerezo gishyashya wowe cyakujemo ukavuga ati wenda nkunze fashion, so ndashaka kuba fashion design. Yani byiza cyane. Akandi karuntu mbishemo keza kuba urabona abantu benshi YouTube, tujya kuri YouTube tugiye kureba amakomedi, tugiye kureba indirimbo nshyashya zasohotse, tugiye kureba ariko kugira ubwo bwenge uvuga ngo nkunda fashion, ndashaka gukora amasakoshi, ese ninjya kuri YouTube nkareba abandi bantu bakoze amasakoshi babikora bate, urumva ugiye gushaka y'ubwenge aho kujya ku wasting time uri kureba komedi n'ibiki aho ukavuga reka njye guhiga ubwenge. Ndumva ni ikintu cyiza abantu kongs kabisa, abantu benshi ntabwo bakunze kubigira. So umuntu yakwibaza rero, ugize igitekerezo, uragerageje, ushyize mu bikorwa, ese ko ibintu bisaba amafaranga, ntabwo izi materiel ntabwo ari ibintu ujya gutoragura ahantu runaka. So ayo mafaranga cyangwa se capital kugira ngo utangire ibyo bintu mu by'ukuri wayakuye he? Amafaranga nkirangiza secondaire nabonye akazi muri Simba, hanyuma baba bahemba amafaranga makeya murabyumva, gusa nkajya gerageza kubika nakuyemo ibyo bintu byose, tike, amavuta, ibintu byose nkeneye, nkagerageza kubika utwo nshoboye, tukaba dukeya ariko nkatubika. Hanyuma igihe kigeze rero utangira umushinga wawe. Byiza cyane. Byumvikane ko abadukurikiye babyumve, nta mafaranga aba makeya. Ushobora kuba ufite akazi wenda kaguhemba makeya nk'uko bivuze, cyangwa se kaguhemba amafaranga adahagije wenda bitewe na expenses umuntu afite, ariko still ushobora gusevinga nyuma y'igihe runaka ukazakora umushinga wa cya gitekerezo wari usanzwe ufite. Byumvikane n'ubwo wari uri mu mashuri cyangwa se waragiye mu kazi, still ya idea wari ukifite wowe ngomba kuzaba fashion designer, nkagira ikintu runaka kira ku isoko. Byiza cyane. So Lexanne rero ntabwo byoroshye muri uru Rwanda cyangwa se no ku isi kubona umwana w'umukobwa ukiri mutoya ubasha ku-implementinga idea nk'iyo ngiyo wari ufite, ukaba wakora product nk'ingi isakame nziza cyane, ukayibrandinga n'izina ryawe. Ese ubundi kubera icyo wahisemo kuyibrandinga izina ryawe? Njya kuyita izina, ubwo ni ukuyita izina, guhitamo brand uzajya ukoresha kuri product zawe. Yego, natekereje ikintu ubudasa, ikintu nyine kidasanzwe ariko kandi gifite na meaning ikomeye. Numva ndagitekereza mu mutwe wanjye, ndakibura nsanga izina ryanjye nicyo kintu
mpaye meaning ikomeye nyine numva ni nacyo cyaba gifite itandukaniro cyane yego ariko ni efeye nko kuri ba Toyota bagiye bakoresha amazina yabo bakabona bakabrandinga product zabo ni byiza cyane kabisa. So nshaka kubaza process yo gukora bag nk'ingi cyangwa se isakoshi nk'ingi bigenda biti? Bigenda bitenda gutangira nta kintu ufite kugeza noneho ufite isakoshi nk'ingi, iyo process duciremo muri makeya bigenda bite? Materiyeri, gushyiraho imashini, gushyiraho utu gushyiraho izina, muri makeya nyine bigenda bite? ngura ibikoresho. Aya masakoshi akoze muri velvet cyangwa veruru mu kinyarwanda. Harigeze ni kinyarwanda veruru ariko ni kinyarwanda cy'igitirano wenda. Yego. Ngura ibikoresho ubwo ngura velvet, nkagura n'utuntu twose, iminyururu, amamashini, ibintu nk'ibyo. Hanyuma nkaza aho nkorera amasakoshi yanjye muri atelier yanjye aho nkorera, hanyuma ngashyira mu bikorwa nka designinga, ngakata, ukagenda uterateranya mpaka bag yuzuye. Wow, byiza cyane. Byumvikane ko ufite ahantu ukorera, ufite atelier ni yawe cyangwa se ufite ahantu runaka wenda muhurira n'abandi ba fashion designer mugakora, bimeze bite? Oya, ni yanjye. Wow. Ni ibintu byiza cyane, ngiye nabikunze kubona umukobwa uri mu myaka nk'ingi ageze ku rwego kuba afite atelier yiwe, abasha gukora product nk'izi zitandukanye. Mwagiye muzibona, dufite sakoshi zitandukanye. Ni ibintu byiza cyane rero nabikunze, nabyishimiye. Nashaka gusaba nk'inama wagira yaba abakobwa cyangwa se n'abahungu, urubyiruko muri rusange, ko akenshi usanga dufite imyumvire yo gutinya cyangwa se hari imyuga runaka tugenda dupfobya, akavuga ibi nibi sinabikora, ibi sinabikora, ariko urabona ko ibintu wowe wahisemo bigeze ku rwego rwiza, kandi ndahamya ko nubwo uri buze kubitubwira, ndahamya ko bikubyarira umusaruro. So inama wagira urubyiruko, abantu wenda bari mu kigero cyawe, yaba bari hasi ndetse n'abantu bakuru, inama cyangwa se ikintu bakwigiraho ni nk'iki? Inama naha urubyiruko cyane cyane kuko burya abantu bakuru bo sinzi ndibuze kwibanda ku bantu batoya kuko bo aba ari ikintu kizagira umumaro w'igihe kirambye. Nibo nabwira ikintu cya mbere ni ukubanza kumenya ikintu ukunda ni igiki. Ikintu ukunda ni igiki. Urumva kugira ngo ufite amafaranga ukora ikintu runaka no kuba habanza ide. Ufite amafaranga udafite ide nta kintu wayikoresha. Yego, ukamenya ukunda iki, hanyuma wamenya ikintu ukunda, ugatinyuka gushyira mu bikorwa cya kintu. Ntiwite ngo mfite amafaranga makeya, amafaranga ariyo yose akora ndabyita gute, ashobora gukora ikintu ushaka, kugira icyo akora. Yego, yabyara umusaruro. Yego, ndamutse mfite udufaranga duke nkakora isakoshi, ayo mafaranga iyo ngurishije isakoshi nkavanamo inyungu, ayo niyo nongera nkakora nanone, hakavamo none 3 se, hakavamo 4, gutyo umuntu niko. Yego, niko umuntu agenda azamuka. Hanyuma ntiwite ngo abantu baranseka se, baribaza ari mu biki. Igihe cyose ikintu gikunze ukabona ko gishobora kubyara umusaruro, ugomba kugikora. Yego, hanyuma ugasenga ukabiragiza Imana. Yego. Wow, arakoze cyane Lexanne. Rubyiruko, inshuti bavandimwe, barumuna bacu cyangwa se bakuru bacu, nta mafaranga makeya abaho, ahubwo nk'uko Lexanne bitubwiye, cya mbere ni igitekerezo ufite, noneho twadufaranga duke ubashije kubona. Kera tukiri ku ishuri bajya batubwira twiga entrepreneurship, umuntu ashobora kuguhereza n'igihumbi, ibyo bita gukeresha, cyangwa se umupapa wenda anko wawe aguhaye igihumbi, iraba ari investment burya guhaye, ushobora kugira capital ukagira ikintu ukora. Amafaranga yari yo yose ushobora kujya guhaha ugasanga ibiciro byagabanutse, ugasaguraho sensa, ayo yose
nta mafaranga rero make yabaho, ahubwo icyo ufite mu mutwe ni igiki kugira ngo ukimplementing cyangwa se cya kintu usanzwe ukunze mu buzima ni ikihe, noneho ugasenga nk'uko Lexanne bitubwiye, ukajya kuri YouTube ukareba ama tutorials, ukabaza inshuti n'abavandimwe, ukegera abandi ba fashion designer nimba ushaka kujya muri career ya fashion, ukegera abandi bantu bari muri iyo career, then ukaba wakora umushinga wawe. Lexanne arakoze cyane. So nashaka kumenya umuntu aramutse akeneye izi bag, mu by'ukuri yazibona ate, yazikura he, kuko ubona biroroshye cyangwa se urihishe ariko ubwo wageze kuri Peter Price abantu bose bari buze bazareba iyi video bari bubimenye, ntago ukihishe, abantu benshi bari bukumenye. So kugira tubone izi product, ashobora kuba ari umukobwa wabonye izi sakoshi akazikunda, hari umuhungu wabonye isakoshi azikunda avuga ati kara kantu nakagurira girlfriend cyangwa se na mama cyangwa mushiki wanjye. So izi sakoshi abantu bazibona bate? Abantu bazibona bate? Ndabaha nimero ya telefone, bampamagara, ndaranguza, nkanacuruza detail bisanzwe. Uranaranguza? Yego. Uzi ko turi kumwe n'umucuruzi ukomeye ntabwo twabimenye. Uranzi ko uzikora gusa ugacuruza, ntabwo uranzi ko ugeze kuri level yo kuba wanaranguza. Byiza cyane kabisa. Kongs nge simbizi. Lexanne ari buze kuduhereza nimero ziwe, uramutse ukeneye kurangura amasakoshi nk'aya ngaya, bashobora no kugeza commande ukaba wabakorera, nibyo? Ufite idea abanshaka isakoshi imeze gutya na gutya, Lexanne arahari ari buze kuduhereza contact ziwe, noneho ukabamuhereza design wowe ushaka akayigukorera. So yaba ushaka kurangura, yaba ushaka kugura kuri detail kamwe ni ikaze. Ukorera heheze? Ni kuri abantu baraguhamagara kuri telefone gusa cyangwa ufite shop cyangwa se naho kuri atelier bajya bagusanga, bimeze bite? Kurateye ntago naho yahansanga, iyo mpamagaye nkorera Inyamirambo, bampamagara kuri telefone nkakurangira, ni ku muhanda w'Amabuye ujya kuri Baoba, kuri Hotel Baoba umuhanda. Nta nubwo twabihisha, Hotel Baoba niho turi gukorera iki kiganiro. Hotel nziza cyane, murabona view ihari, ibyo kunywa n'ibyo kurya byose biba bihari, nta kibazo. So ku muhanda ujya w'Amabuye ujya Baoba niho Lexanne akorera, ari buze kuduhereza contact ze. Ubundi niba wakunze izi product ziri hano, ni karibu, ari buze mwamuhamagara, noneho isakoshi waba ushaka yose ukayibona. Lexanne, mu buzima busanzwe ubundi ni byiza ko dushimira abantu bagize icyo bageraho, tukabahereza courage. Ese haramutse hagize abantu bandi bari burebe iyi video, cyangwa se abandi basanzwe bakuzi, cyangwa abandi bazakumenya, umwana mutoya wenda kavuga ati nanjye wenda bira bintu nabikundaga, cyangwa se ngize igitekerezo, reka negere Lexanne anyigishe bira bintu. Uri open yo kuba wakwigisha abandi bantu, cyangwa ubumenyi n'ubwawe gusa ubwibitseho, bimeze bite? Ndi open kwigisha abandi bantu, birashoboka. Nimero ndaza kubaha, ndabaha n'amazina nkoresha kuri Facebook, kuri Instagram, yego, kuri TikTok. Umuntu wese ubikeneye yanyandikira tukavugana. Nicyo nashaka kugeraho. Lexanne ubumenyi afite ntago ashaka kubwihererana. Nimba ukeneye kuyiga ibintu uburyo bikorwa, cyangwa se ukaba wenda hari amaboko ufite uvuga ko mwafatanya, Lexanne open, wamukontakta kuri social media cyangwa se kuri phone, then mugahuza mukagira ikintu mugeraho. So hari ikintu waba wibagiwe kutubwira ra? Sari ikindi Imana bamugisha. Iyo cyonyine. Reka dushimire Lexanne, namwe mwari mudukurikiye ikiganiro kuri iyi channel yacu Peter Press, ni bizajya bikomeza bikurikira, abashishikariza kutuvugisha. Waba ufite impano yaba yo kuririmba, uri mu muziki, uri muri siporo, ufite talent iyo ari yo yose, cyangwa se ufite ubutumwa runaka ushaka kutugezaho, ni karibu. Contact zacu tuba twazishyizeho ngaho muri description. Ushobora kutwandikira kuri social media, ushobora kuduhamagara, ushobora kutwandikira kuri WhatsApp, ushobora kutwandikira kuri email, ahariho hose. So
udashishikariza gukora subscribe, muduhereze comment, ushobora kutuhereza igitekerezo cy'ikindi kiganiro twazakora ubutaha cyangwa se ikindi kintu cyo wabonye muri video icyo ari cyo cyose. Ushobora gukora share iyi video niba wayikunze ukayisangiza inshuti zawe n'abavandimwe. So guys, thank you very much. Nakagaruka tuzasubira. tangira kuri ufite yerekane hano. action. Ufite iki? Umushere wanjye ntabwo atwara sheri wanjye agendana igikapu. bagisa yego. Sheri wanjye agendana igikapu. Mugiye guhera niyo ukunda kandi twe turi buretse kandi twe turi kubona inziza ari izi. Reka Kumwe n'icyamamare. amagambo ari ugarimo vuga ibyo nshaka ntubona gutyo byabaye Ubonye ari umuco wabo wose. twebwe ntabwo twe tugaragara niyo mpamvu